ukabikoresha rimwe na rimwe bikanaguhira muri buno buzima. Ariko igihe cyose urimo kubiba imbuto Yesu Kristo atari mu buzima bwawe, atari kumwe nawe, uzasanga warageze kuri byinshi muri iyi si. Uzasanga ufite ibyo abantu bibwira ko ari iby'agaciro, ariko nyamara at the end of the day uzasanga warakoze ubusa, kuko warabibye n'ibyo warasaruye, wagize byinshi muri buno buzima, byinshi abantu bifuza, byinshi abantu bararikira, byinshi abantu basaba, byinshi abantu bakena muri ubuzima. Ariko kuko Yesu atari iwawe, atari mu rugo rwawe, atari mu bikorwa byawe, atari mu buzima bwawe, uzasanga wararuhiye ubusa, uzasanga warakoreye ubusa. Niyo mpamvu rero uyu mugoroba tugiye kuganira ijambo rivuga ngo uyu munsi ndarara iwawe. Haleluya. Uyu munsi ndarara iwawe ni ijambo riri ahangaha mu gitabo cya Luka ibice 19. Turaza kuhasoma duhereye ku murongo wa mbere. Haleluya. Turaza kuhasoma duhereye ku murongo wa mbere. Abafite Bibiliya zabo munyemerere tubumbure Bibiliya zacu, hanyuma dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya iravuga mu gitabo cya Luka ibice 19. Yesu ageze i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze ararama, aramubwira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati dore agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndabuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Haleluya. Yesu ashimwe. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro, izina ry'Imana yacu rishimwe. Haleluya. Uyu mugabo Zakayo yarabibye mu minsi yo kubaho kwiwe. Yakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo agire ibyo ageraho mu buzima bwiwe. Yararwanye uko bishoboka, yararwanye, arakora, aragerageza. Ikintu cyose yarwanaga nacyo kwari kugira ngo agere ubutunzi. Muri iyi nzira yo kubiba ari wenyine, atari kumwe na Yesu, adafite Yesu mu buzima bwiwe, yahohoteye benshi.
yambuye benshi. Haleluya. Kubera iki? Kuko we iyo urimo kubiba udafite Yesu mu buzima bwawe, ikintu cya mbere k'ingenzi uba utekereza cyangwa se uba wifuza, ntabwo uba uhangayikishijwe no kwibaza ngo ese ibyo ngeraho ndabigeraho mu buhe buryo, ese nta muntu mbangamiye mu buzima bwanjye, ese nta muntu nangiriza, ese nta muntu mpemukiye. Oya, icyifuzo cyawe aba ari ibyo ukeneye kugeraho. Ubundi uburyo ki ubigeramo, ibyo ngibyo ntibiba ari ibibazo byawe. Icya mbere wifuza ni kimwe gusa, ni ukugera ku cyo wifuza kugeraho. Wakwangiza iby'abandi, wakwangiza ubuzima bw'abandi, ibyo ngibyo ntibibareba. Wowe icyo wifuza ni kimwe mu buzima bwawe. Ese icyo wifuza kugeraho wakigezeho? Ubu nibwo buzima rero Zakayo yarabayemo, nibwo buzima Zakayo yari arimo. Yari umukoresha w'ikoro, yari nk'umukoresha, yari mu Rwanda Revenue, reka twari ko tubivuga. Yari afite ishami rya Rwanda Revenue ayoboye. Haleluya. Ariko mu buryo bwiwe ntiyashoboraga gukora ibintu ku murongo uko agomba kubikora. Ntiyashobora kwaka umusoro ujyanye n'uwo amategeko amwemerera cyangwa se ateganya. Ahubwo we icyo yagombaga gukora ni kimwe, nuko yagombaga, nimba afite ibyo agomba gusaba cyangwa se kwaka amategeko amwemerera ya guverinoma, yategerezwaga gukora ibishoboka byose akagira ibindi we yisigariza. Ariko ibyo ngibyo akabikora biciye mu manyanga. Kubera iki? Kuko yari afite umwuka wo kurwana no kuzuza ubutunzi mu buzima bwiwe. Yarabikoze, arwana nabyo pe, akora ibishoboka byose, ararwana kugira ngo agere ku butunzi. Nawe biramuhira, ubutunzi abugeraho. Ariko ubutunzi yari afite, ubutunzi yagezeho, bwari buherekejwe n'imivumo ya rubanda. Abantu bose banamubonaga bakamuvuma, abantu bose bakamubona akavuga ngo dore cya kigabo cy'igikire ariko gikijijwe n'ibyo cyadusahuye. Ariko nta kintu bashoboraga kumukoraho kubera ko yari protected na government yakoreraga, kuko yirishaga position afite. Hari abantu muri buno buzima uzabona barakize pe, bafite amafaranga atabarika, bafite ibintu byinshi mu buzima bwabo, ariko ibyo bintu bafite babigezeho bitewe n'umwanya bafite bahawe na guverinoma. Babigezeho bitewe n'imbaraga za position barimo. Bakoresheje position barimo bashobora gusahura rubanda. Hari abantu benshi uzabona afite umushahara w'ibihumbi 500 ku kwezi, ariko ugasanga abana be bariga muri Amerika, ugasanga abana be bariga mu bindi bihugu bitandukanye za South Africa n'ahandi hakomeye, ugasanga irirwa mu ngendo, ugasanga mu rugo bakoresha amafaranga arenze 1.5 miliyoni ku kwezi muri consumption, agenda mu modoka nziza, afite inzu nziza, kandi wajya kora ugasanga n'ideni rya banki yafashe ryari ryo kwerurutsa gusa nageragishyura buri kwezi. Ukibaza umushahara 500 ku kwezi n'ubuzima bayemo bukostinga 4 miliyoni ku kwezi, amafaranga akura he? Ni Zakayo. Kubera iki?
kuko abangaba bobo ntago bafite ihame ryo kubiba, ahubwo bafite ihame ryo gusarura. Iyo muri buno buzima utarasobanukirwa kubiba no gusarura, noneho ugashaka kugira byinshi, nuvuga ngo ugatwara ihame rimwe ryo gusarura gusa, buri ka opportunity kose ubonye usarura mu murima utabibye, usarura ibyo abandi bavunikiye. Hari abantu bameze gutyo muri buno buzima, kuko bo ntago bakoresha ihame rya Bibiliya. Nuvuga ngo ihame rya Bibiliya ni ukubiba no gusarura. Ariko hari abantu benshi muri buno buzima, Imana itugirire neza, kandi ubuntu bw'Imana n'imbabazi z'Imana bibe kuri buri wese udukurikiye muri uyu mugoroba. Ihame rya Bibiliya cyangwa se ihame ry'ubumana nuko ugomba kubiba kugira ngo usarure. First of all, hatangira kubiba, ntago hatangira gusarura. Ariko ikintu kishe iyi si nuko abantu benshi bashize ihame ryo gusarura imbere before y'ihame ryo kubiba, kandi ibyo ngibyo biragenda bikinjira no mu nzu y'Imana no mu bakristo. Kuko inshuro nyinshi iyo tuvuze ijambo kubiba, benshi ntibabyumva, bumva ko ari ukugorwa kubera ko ryasobanuwe nabi, ryigishijwe nabi, ryavuzwe nabi. Uzarebe n'ibiterane byinshi bitegurwa mu nsengero, amakonferanse, iki, uzasanga bakoresha ijambo harvest, umusaruro, gusarura. Uzasanga babwira abakristo gusarura. Uzasanga igihe kinini batwigisha gusarura, ariko ni gake uzasanga habaho kwibanda cyane ku kijyanye no kubiba. Yesu ashimwe. Kubera iki? Kubera ko abantu bumva yuko kubiba ni ukuvunika, biravunanye. Inshuro nyinshi urimo kubwira abantu kubiba, babumva yuko urimo kubabwira kuruha, umuruho. Noneho tuba twumva ko cyane, natwebwe abarokore tuba twumva ko cyane tubwire gusarura, tubwire kubona ibyiza, ariko ntuzavuge inzira yo kubiba, kuko kubiba biragora, kubiba birafuna, kubiba bifata igihe, bifata gutegereza. Gusarura ni ukugenda ukinjira ahantu ugaterura ugatwara imiba. Impamvu abantu batinya kubiba ni iki? Nuko biri ivuga ngo umuntu asohora imbuto arira. Kubiba birimo kurira. None biri kavuga ngo umuntu ajya gusarura aseka. Ibyo bituma imbaraga zacu n'ubushobozi bwacu ndetse n'amasengesho yacu tuyashyira cyane ku gusarura, ndetse tukabwira n'abantu, tukumvisha n'abantu yuko tugomba gusengera gusarura, tukiyiriza, tukarara amajoro, tugafata intego z'umwaka, teme y'umwaka ikaba gusarura. Harvest, amasengesho ya harvest, kwiyiriza kwa harvest, ibyo ugasanga byuzuye umurimo w'Imana. Niyo mpamvu n'abarokore bava mu rusengero, iyo agiye muri ministeri runaka, yagiye mu bikorwa runaka, azashyira imbere rya hame ryo gusarura, kuko no mu rusengero niryo yabwirijwe.
no muri ministeri nibwo yigishijwe, no mu murimo w'Imana nibwo yabwiwe gusarura gusa, yabwiwe gusarura, ariko ntigeze abwirwa kubiba. Kwiba byafashwe nk'ikintu kigoranye, kwiba byafashwe nk'ikintu kivunanye, nk'ikintu kiruhije, nk'ikintu kigoye, bigomba gukorwa ngira ngo n'abantu barushye. Umuntu akumva ko ubuzima bw'ubwami ni ugusarura, ariko nibigera ku kubiba ni ukumugora, biraruhije, kubiba biragoye. Abo rero bafite ayo mahame yo gusarura baba bafite ubuzima bwa Zakayo. N'abari no mu rusengero natabona ibyo asarura azahita asohokaho yiruka agende. Kubera iki? Kuko kubiba bisaba kwihangana. Haleluya. Niko kuri. Umuntu udafite kwihangana ntashobora kubiba. Abantu bashobora kubiba ni abantu bafite imbaraga zo kwihangana. Bigusaba kwihangana, bigusaba gutegereza, bigusaba kugira umutima ufite imbaraga zo gutegereza igihe. Kuko rero mu gitabo cy'umubwiriza iravuga ngo umuntu ureba ibihe cyangwa se ubara ibihe ntashobora kubiba. Umuntu ugira imbaraga zo kubiba ntabwo aba ari ibihe, ntabwo areba ngo imvura yaguye, ntareba ngo izuba ryavuye. Oya, biravuga ngo rambura imbuto zawe, rambura ukuboko kwawe unyanyagize imbuto kandi nturuhuke, ubikore ku manywa na nijoro, kuko utazirizera nirizarumba. Iyo umaze kugira rero uyu mutima wo kunyanyagiza imbuto no kubiba, hanyuma ugira umutima wo kwihangana, ugomba icyambere kugira umwete, kugira courage zo kunyanyagiza imbuto zawe, kandi ukabiba utitaye ku bihe, ukabiba ku manywa ukabiba na nijoro, hanyuma ukaba ufite ibyiringiro by'uko one day uzasarura. Ibyo ufite ibyiringiro urategereza. Ibyo rero bikorwa n'abantu bafite Yesu mu buzima bwabo, bikorwa n'abantu bashyize Yesu muri bo, kuko Yesu niwe wa mbere wavuze yuko ari umubibyi. Yesu niwe wintroducinze, niwe wasobanuye ihame ryo kubiba, yerekana uburyo ki umubyi yasohoye imbuto akiba, zimwe zikagwa ku butaka bw'akara, izindi zikagwa mu nzira, abantu bakazikandagira, inyoni zikazitoragura. Izaguye ku butaka bw'akara zikamera ariko zikabona zishinga imizi. Agaragaza uburyo kimwe byateye imbuto, zindi zikagwa mu mahwa. So nuvuga ngo yarimo yerekana ihame ryo kubiba. Iyo ufite Yesu ukoresha iri hame, kuko samutema imbuto zawe zigwa ku butaka bw'akara, ikindi gihe imbuto zawe zigwa mu mahwa, ariko ntucika intege, ziramera amahwa akazimira, ariko ntucika intege kuko uri kumwe na Yesu, urakomeza ukabiba. Haleluya. Yesu aravuga ngo kugeza igihe uyu mubibyi yabibye imbuto, noneho zigwa mu butaka bwiza. Yesu ashimwe. Noneho ateye imbuto zigwa mu butaka bwiza, ntago zabaye zikigwa kuri bwa butaka bw'akara hahandi zidashobora gutanga umusaruro, zigwa mu butaka bwiza. Ziguye mu butaka bwiza, haleluya, noneho ashobora gusarura. Ariko mbere
inshuro zose yagerageje, inshuro zose yabibye kugira ngo azageraho abe mu butaka bwiza, yabanje kuvunikira ubusa. Imana tugire neza cyane. yabanje gusanga imbuto zose yabibye zaraguye mu butaka butari bwiza, zaragiye ahantu zitari zikwiriye kujya. Hari gusanga muri buno buzima bibye imbuto ariko ntizigwe aho bashakaga ko zigwa. Hari ibikorwa byinshi usanga warakoze, tuzabiganiraho mu buryo burambuye. Hari igihe usanga inshuro nyinshi warabibye imbuto ukaziba ku butaka butari bwiza, ugasanga wagize neza ko wagiriye neza umuntu utabikwiriye, ugasanga waritanze ariko witangiye abantu batari bakwiriye kwitangirwa. Warafashije ariko abantu wafashije ntago bari abantu bakwiriye gufashwa, ntago ari abantu bashimaga ubufasha bwawe. Izo ni za mbuto usanga waragiye ubiba ariko zikagenda zigwa ku kara, zikagenda zigwa mu butaka bubi, zikagenda zitoragurwa n'inyoni. Hari abantu uzasanga baracitse intege zo gukora neza, ugasanga bacitse intege zo gukora neza mu murimo w'Imana, bacitse intege zo gukora neza mu nzu y'Imana, bacitse intege zo gukora neza mu bwami bw'Imana. Kubera iki? Kuko igihe cyose babibye, igihe cyose bakoze, basanze barimo babiba ku butaka bubi, basanze barimo babiba ahantu hatagira umusaruro, basanze barimo babiba ahantu hatagira ahantu hatagira amazi, ahantu hadashobora gusubiza imbuto babibye. Ibyo bituma bahinduka bacika intege ariko bari bageze ahantu ku butaka bwiza, bacika intege ariko bari bageze ahantu batera imbuto zikabagirira umumaro, zikamera zikera. Ntago bakurikije ihame rya Yesu, ntibakurikije ihame ry'umubwiriza. Reka mbabwire, hariya umubwiriza 11 uriya mugabo uvuze ariya magambo ni Salomo. Salomo ni umwami Imana yahaye ubwenge, ni umwami wabaye umutunzi ukomeye cyane muri iyi si, ni umwami wagize ibintu byinshi, ni umwami wabaye successful mu bikorwa bye bitandukanye, ni umwami mukuri wavuga ngo muri buno buzima yageze ku kintu cyose ashaka. Niwe watanze ihame rivuga ngo ntabwo uzi irizera n'irizarumba. Niwe watanze principe ivuga ngo nturuhure ukuboko kwawe. Ibi yavugaga byari ubuzima bwiwe. Irindi hame rikomeye turibona mu buzima bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe mwami. Hallelujah. Niwe mwami w'isi n'ijuru, niwe ugaba imvura, niwe utegeka ubutaka. Uwo niwe wavuze ngo umuhibyi agisohora imbuto yerekana ibice bitandukanye by'ubutaka bibyemo, mu nzira, ku kara, mu mahwa no mu butaka bwiza. Yerekanye ibice 4 kandi igice cya 4 sicyo gitangirirwaho, sicyo yatangiye avuga, ahubwo igice cya 4 nicyo gisorezwaho. Bivuze ngo kugira ngo ugere kuri successful nukuca muri bino bice bya mbere uko ari bitatu, warangiza ntucike intege. Ibyo bishobora kukugeza muri cya gice cya 4, ariko benshi rero barananirwa, benshi babara ibihe, benshi bagenza gute. So y'ibyo rero bimaze kuba ukananirwa ugacika intege, usigara ufite umutima nk'uwa Zakayo wo gusarura ibyo utabibye. Kumva ko ushobora kugera ku nzu utarayivunikiye, kugura imodoka utayivunikiye, kugera ku makonte utavunikiye, utabibye. Kumva ko ushobora kubona umugisha utakoreye. Ibyo bituma rero abantu batangira kuyoboka inzira mbi, mu nzira z'imyuka, batangira kujya mu bapfumu, batangira kujya kuraguza, batangira kujya gushaka imiti, akumva ko agomba gucururiza ku miti,
akumva ko agomba gukoresha imyuka y'abadayimoni kugira ngo agere ku butunzi runaka, kuko atamenye ihame ryo kubiba. Akumva ko agomba gukoresha guhemuka, kwambura, gukora ibikorwa byinshi bitandukanye kugira ngo agere ku byo ashaka kugeraho muri buno buzima. Ariko hagati aho ngaho uzagera ku bintu, ariko uzasanga the end of the day ibyo wagezeho byose ni ubusa. Ibyo wagezeho byose nta mumaro wabyo. Ibyo wagezeho byose nta gaciro bifite, kuko hari amahame wirengagije mu buzima kandi wabigezeho utari kumwe na Yesu. Uyu mugabo wa Zakayo rero afite ibintu abantu bose batangarira, ariko ntago yabibye. Oya, yarambuye, yasaruye aho atabibye. Ni umukire isi yose yifuza, ariko ni umukire uvumwa na rubanda. Afite imodoka, afite amazu, afite amafaranga, afite buri kintu icyo ari cyo cyose, afite icyubahiro, afite ubutunzi, afite everything. Ariko umubonye wese atambutse mu modoka avuga ni wa mugabo w'umujura. Afite ibizu byiza yaruje ahantu hose, ariko birazwi neza ko ibyo bizu yabyibye. Afite ibikampani hirya no hino, ariko birazwi neza ko ibyo bikampani yabyibye. Afite ibintu byinshi, ariko birazwi ko amafaranga ari yakura mu bagabo. Birazwi ko yasenye ingo z'abandi. Birazwi ko ari amafaranga yasambanye. Birazi ko ari amamodoka yasambanye. Birazi ko yisha abantu. Birazi ko hari abo yafungishije, hari abo yambuye ibyabo, hari abo yagenje gute. Erega reka mbabwire, burya n'ubwisi ceceka ariko ibizukuri. Haleluya. Uriruka ukagenda ugasarura mu mirimo y'abandi, ariko isi bikureba. Ibura ubushobozi bwo kugira ikigutwara bitewe n'ibyo bintu biguproteja, bikurinda, ariko mu kuri bavuga ngo babazi neza yuko ibyo ufite ni ruswa utanga, nibyo wiba, nibyo esikoroka. Ababwira ati tsoke ntidufite imbaraga zo kubikubaza, ariko mu ijoro Imana izabikubaza. Niko kuri. Haleluya. Niko kuri, niko bimeze. Ariko Zakayo nawe araruha mu mutima, aruha kuba mu nzu yubatse, ariko ataruhiye, yubatse amafaranga yasahuye, yibye. Aruha kugenda mu modoka nziza, ariko yaguriwe n'umugabo w'abandi, abana barimo baburara. Aruha kugera ku mitungo, aruha kuba mu mitungo yasahuye, yibye, yagenje gute, umutima we uraruha. Ariko umunsi umwe yumva ngo Yesu arimo aratambuka, Yesu arimo aranyuraho. Haleluya. Yesu ashimwe. Aravuga ngo ngiye gushaka umuntu unduhura uyu mutwaro. Ngiye gushaka umuntu untura iki kintu nikore. Arirukanka. Haleluya. Ariruka. Ngo yari umugabo mugufi, abandi bose baramusumbaga. Kubera n'ubugome bwiwe n'ukuntu abantu bamwangaga, nta n'uwo yari gusaba inzira ngo ayimuhe. Hari imibereho ubamo ukagenda uhutaza icyo uhuye nacyo cyose ushaka kugera ku bintu bihambaye muri iyi si, ariko ugasanga wasibye amayira yose, ugasanga wariyangirije. Haleluya. Ugasanga nta n'umuntu uzaguha n'amazi yo kunywa, ugasanga isi ni guhindukira, nta n'umuntu n'umwe uzakuririra. Hari abantu bahura n'ibibazo, kuko nibyo pe ibibazo biraza byinshi muri iyi si, ariko ugasanga abantu barimo kureba bavuga ati uyu muntu koko ararenganye, Mana wamutabaye, Mana wamugire neza. Hari n'undi uhura n'ibibazo, buri wese akavuga ati awa siwe wabona, nagenda isi mwigisha. Uzi ubugome bwiwe, uzi ibyo yatugiriye, uzi ibyo yadukoreye, ku buryo n'uwagusanga ku nzira wagize agisida adashobora no kukwegura,
adashobora no kugushyira adashobora no kukujyana kwa muganga. Kubera iki? Akubonye yibuka inabi wagize mu buzima bwiwe, akavuga ati sinshaka no kumureba, ariruka, araguhunga. Niko kuri. Zakayo nta muntu umwe washoboraga kumuha inzira yo kugira aho Yesu ari, kuko buri wese yavugaga uyu muntu ito, umubonye wese yaravumaga. Ariko arurira, ariruka nkaragenda mu igiti cy'umuvumo, arurira, arambika icyubahiro cyiwe hasi, arurira ajya hejuru ahashobora kureba Yesu. Haleluya. Jambo ry'Imana avuga ngo nzahagarara ku munara wanjye ndaranganye nubura amaso ndebe, nzamutegereza nihanganye ndebe ahaturuka, mu gitabo cya Habakuki. Uyu mugoroba reka uzamuke ku munara, reka urire igiti cyawe, uhagarare ahirengeye, ureba aho Yesu aturuka, ureba aho agakiza kawe kava, ureba aho umwami wawe aziye, urebe aho azanana. Haleluya. Zakayo arazamuka, yurira igiti, ahagarara hejuru mu giti kugira ngo arebe aho Yesu anyura, arebe Yesu ko amubona. Bibiliya avuga ngo Yesu ageze munsi y'igiti arahagarara, arararama, arambwira ngo Zakayo ururuka, kuko uyu munsi ndarara iwawe. Abantu bose baritotomba ngo uyu muntu agiye kuraraho ni umunyabyaha. Baritotomba, agiye kurara ku munyabyaha. Ariko umutima wa Zakayo wari wahindutse, umwanya yafataga icyemezo cyo kuzamuka hejuru mu giti akajya guhagarara aho areba Yesu. Uyu mugoroba ufata icyemezo, uzamuka uhagarare ku munara wawe aho ureba umwami, aho ureba Yesu wabambwe, aho ureba Yesu Kristo ku musaraba. Haleluya. Zamuka ku munara, zamuka hejuru. Sinzi umunara wawe, sinzi igiti wurira iri joro, sinzi igiti wurira uyu mugoroba, ariko uhagarara ahantu Yesu akubona, uhagarara ahantu Yesu akureba, uhagarara ahantu Yesu yinjira mu buzima bwawe. Imana yacu yabwa icyubahiro, kandi Imana yacu ishyirwe hejuru. Icyemezo Zakayo yafashe, Imana yaramaze kubibona, umutima we waramaze guhinduka. Yesu aravuga umunsi ndarara iwawe. Yesu aragenda yishiye mu rugo kwa Zakayo, ibintu Zakayo yari afite bitangira kuvuga. Haleluya. Bitangira kuvugana nawe. Iki kikamura kikambwira ati ko Zakayo, urabizi ko ntari uwawe, nari uwa runaka. Urabizi ko utambibye, urabizi ko ntari umusaruro w'amaboko yawe. Ibintu biri mu nzu ya Zakayo bitangira kuvugana nawe, kuko Yesu yarahakandagiye. Iyo udafite Yesu, ibintu birakuyobora. Ariko iyo Yesu yamaze kwinjira iwawe, ibintu urabiyobora kandi ubishyira mu mwanya wabyo. Ako kanya Zakayo arahindukira abwira Yesu ngo kimwe cya kabiri cy'ubutunzi bwanjye ndagiha abakene, hanyuma umuntu wese nambuye ndamwishyura ibyiwe, kandi ndamwishyura mukubishura enye. Haleluya. Uwo nambuye wese ndamusubiza ibyiwe. Ikintu kiri busigare mu rugo rwanjye, mu nzu yanjye, nicyo nakoreye, nicyo nabiriye ibyuya, nicyo nabibye n'amaboko yanjye, ni umusaruro w'amaboko yanjye, nibyo biri busigare wanjye. Ngomba gusigarana ibintu by'umugisha. Haleluya. Uyu mugoroba ngana ku musozo ndangiza, reka nkubwire ngo hamagara Yesu arari wawe. Zamuka hejuru aho Yesu akubona, hagarara ku munara wawe, raranganya amaso yawe, reba uwo mwami ahaturuka, reba uwo mwami ahava, uwo mwami w'abami, uwo mwami uhambaye, Yesu Kristo yinjire mu rugo rwawe. Iri joro
kugira ngo uyu mwaka uzakubere uwo kwiba no gusarura. Ukeneye Yesu mu buzima bwawe, ukeneye Yesu kagaruka iwawe, ukeneye Yesu ko aza mu bikorwa byawe. Hallelujah. Yesu nishiri wawe uraza gushobora gutandukanya icy'umugisha n'ikitari cy'umugisha, icy'agaciro n'ikitari cy'agaciro. Yesu nagaruka mu buzima bwawe urashobora kumenya igihe cyo kwibiramo n'igihe cyo gusaruriramo. Yesu nagaruka mu buzima bwawe araguha imbaraga zo kubiba no gusarura ibyawe. Ntabwo uzongera kwinjiza mu nzu yawe ibyo utabibye, ntabwo uzongera kujya gusara mu mirimo y'abandi ngo mbe ufite apeti n'ibyishimo. Uko Yesu yinjiye kwa Zakayo akarara kwa Zakayo, reka iri joro, reka uyu mugoroba aba ariko Yesu Kristo agaruka mu buzima bwawe, aba ariko yinjira iwawe. Hagaraho akubona, ongera wurira igiti, urira umunara wawe, urira aho Yesu akureba, aho Yesu akubwira ngo calm down, manuka hasi, ndarara iwawe. Imana mu ijuru ibahe umugisha. Mwakoze ku imbere y'Imana. Turakomeje amasengesho ku munsi w'ejo mu gitondo, turafite morning glory. Hanyuma ku mugoroba tuzasenga ku rubuga rwacu rwa WhatsApp ku isaha 3 ku masaha mu Rwanda. Hanyuma Friday guhera 4 z'ijoro ku masaha mu Rwanda tuzaba turahangaha, turi online, turi muri intercession cyangwa se turimo kwinginga, turimo gutakamba. Every Friday n'amasengesho yo gutaka, n'amasengesho yo kurira Imana, n'amasengesho yo guhamagara Imana, n'amasengesho ya deliverance, n'amasengesho yo gusengera ibyifuzo byacu bitandukanye. Kuko muri buno buzima dufite byinshi turwana nabyo, dufite byinshi biduhangayikishije, dufite byinshi biturusha imbaraga, dufite byinshi birwana n'ubuzima bwacu. Rero tugomba kuba ku gicaniro, tugomba kuba imbere y'Imana. Ugusenga kwacu, ukwinginga kwacu kuzahindura byinshi mu mibereho yacu no mu buzima bwacu. Kuwa gatanu guhera 4 ku masaha mu Rwanda, ntubure kandi mujye mutumira abandi, mwabwire baze tubane mu masengesho. Mwibuke gukora share kuri channel yacu ya YouTube, mwibuke gukora subscribe no gusaba kujya bakore subscribe kugira igihe cyose tujye online mushobore kumenya ko twahagiye kandi dushobore kubana. Kandi ikindi cya kabiri, mufashe na channel yacu ku growinga, kuzamuka, muyikuze. Mukore subscribe ndetse musane n'abandi kuyikora kugira ngo channel yacu twumviraho ijambo ry'Imana, tuganiraho umuyoboro Imana idukora ibimenyetso n'ibitangaza, uzamuke benshi bakurikire, ijambo ry'Imana rigere kuri benshi. Dushora imbaraga nyinshi mu kubaka uyu muyoboro, mu kugura ibikoresho, mu kugenza gute, mu kwishyura byinshi cyane bitandukanye, ariko icyo tubikora cyose no kugira ngo ubutumwa bwiza bugende bugere hirya no hino ku isi. Rero kugira ngo bugere hirya no hino ku isi mugomba kubidufashamo, mugomba gufata ubutumwa bwiza mukabwohereza, mugomba gufata icano yacu mukamenyekanisha, mukabwira benshi bagakora subscribe, bagasharinga, kugira ngo dushobore kubana, kugira ngo ya ntego yacu kugira ngo ubutumwa bwiza bugere hirya no hino ku isi igerweho. Kuko niyo misiyo Yesu Kristo yadusigiye. Yesu yavuze ngo mugende mubwirize ubutumwa bwiza mu mahanga yose, muhindura abantu bange abigishwa. Rero iyo dufashe ubutumwa bwiza tukabugumiza ahantu hamwe ntibugere kuri benshi, ni amakosa tuba dukoze, ntabwo tuba tujyanye n'ijambo ry'Imana idusaba. Ijambo ry'Imana idusaba yuko ubutumwa bwiza tugomba kubwohereza bukagera hirya no hino mu bihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye. Rero kugira ngo tubishobore, nuko mwese uruhare rwa buri wese udukurikira, rwa buri mukunda Imana ahari hose ku isi agomba kubigiramo uruhare. Ubutumwa bwiza ukabwohereza, ukabusharinga, ugasaba n'abantu gukomeza babwohereza kugira ngo bugere kuri benshi, kuko nicyo Yesu Kristo yadusabye, kubwiriza ubutumwa bwiza. Hallelujah. Imana mu ijuru ibahe umugisha, ibagire neza, ijoro ryiza, dusubire ejo mu gitondo. Bye bye.
good night, mwakoze ku imbere y'Imana. Bye bye.